ibibazo bibiri umuntu agomba kwibaza bigatuma amenya ko ari uw'Imana zuzuye nuko umuntu azaza ku isi nta mahitamo abifitemo ariko akanga kaza kayibaho. Izo mbaraga rero ni iz'Imana iziguha ubwenge n'imbaraga n'igihe. Shalom shalom, kongeye kubasuhuza mwese aho muherereye hatandukanye. Abakunzi bacu turavuze ngo amahoro y'Imana bane namwe. Abameze neza turabasuhuje, n'abatameze neza turizera ko ihumure ry'Imana riri bugufi yanyu kandi hari icyo Imana ije gukora ku buzima bwanyu. Uyu munsi rero reka dutangire dushimira abakunzi bacu n'ubundi twabanye mu biganiro byabanjije, tugenda tubona amakomantere mugenda muduhereza, biradufasha cyane kandi tukumva tuguwe neza, dutewe imbaraga n'icyo gikorwa gikomeye cyane mukora. Turabasuhuje abari mu Rwanda, abari muri Kenya, abari mu Burundi, mwese turabasuhuje cyane. Gahunda ni yayindi no gukomeza kuganira, kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'urugendo rugana mu ijuru, urugendo rukomereye bamwe, rworoheye abandi. So niyo mpamvu tugerageza kugenda tuzana abakozi b'Imana hano batandukanye kugira ngo bakomeze badufashe kungurana, guhana ibitekerezo, kuganira, gukomezanya, guhumurizanya. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukozi w'Imana Evangeliste Olivier, twongeye kuguhereza ikaze kandi. Urakoze cyane. Twishimiye kubana nawe, twaherukanaga hashize iminsi. Hashize iminsi kabisa. Aciye kinini pe. Ubushize twabanye hano mu kiganiro cyo gukomeza guhumuriza no kugarura ibyiringiro. No barimo duherukanya hari. Nibwo duherukanye. Uyu munsi rero turi kumwe hano, ngira ngo twamubazaniye abaguye neza ubushize. Ndizera n'uyu munsi hari icyo muri bubashe kugabana. Icyumweru cyagenze gute? Icyumweru cyari cyiza, turashima Imana rwose. Amashuguri y'inahangaha hino atoroshye yari menshi, ariko muri byose Imana yatubereye nziza. Yatubereye nziza kabisa, turashima. Ngira ngo ubu ngubu imyiteguro ya 12 hours igeze hehe? Imyiteguro ya 12 hours igeze kure. Ubu turabona hasigaye 12 hours of praise and worship, mutagira ngo ibindi. Yes, ndabona hasigaye ukwezi n'iminsi mike pe. Tukaba tuyigezemo. Ariko imyiteguro yayo igeze kure rwose, tuyitegura. Twiteguye kuramya Imana mu buryo bunini bwagutse. Ubundi ubusanzwe mu materaniro turamya amasaha ari make, mwanya ubaze. Ariko kiriya gikorwa cya 12 hours haba hari ukuramya Imana umwanya uhagije cyane. Nibyo turi gutegura. Imyiteguro yabyo tuyigejeje kure pe. Niba ngo za ndirimbo zose abantu bagiye bakunda, atari kwakunda abantu barimba birukanka, uwo munsi bizaba ari no kuramya birambuye. Yes, hazaba kuramya kurambuye pe. Hazaba kuramya kurambuye, hazaba kumva ijambo ry'Imana birambuye. No kuvuga ngo ubundi bikorwa bisanzwe bikorwa mu materaniro n'ubundi tuzabikora muri 12 hours. Ariko iciza cyabyo nuko mu materaniro asanzwe tuba dufite umwanya w'amasaha 3, ariko uriya munsi w'itariki 1 kwezi k'umunani tuba dufite amasaha 12. Kuvuga ngo indirimbo twahabwaga ku buke tuzazihabwa ku bwinshi, ijambo twahabwaga ku buke tuzarihabwa ku bwinshi, amasengesho twasengaga ku buke azasengwa ku burambuye. No kuvuga ngo ibintu byose bisanzwe bikorwa muri service bizakorwa, ariko noneho bikorwe ku buryo burambuye. Niyo mpamvu rero tubyitegura cyane kandi tugasenga Imana kugira ngo bizatanga impact mu mitima y'abantu. So rero turabararitse ngira ngo itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Yes. So turabararitse rero mwese, ntimuzabure uko muri kutubona hano, tuzaba duhari, tuzabasha kunguka kuri uwo munsi nanone birambuye. Tuzaba dufite n'abashitsi bavuye mu bihugu bitandukanye, bavuye mu Buraya, n'abavuye muri Afrika, n'abandi bavuye muri interstate, mu state yose y'igihugu. Bizaba ari ibintu binini kandi byiza. Wow. Uwo munsi iyo tariki muyibika ahantu tuzahahurire,
cyane duhimbaza Imana turamya Imana hamwe na Sela Worship Team n'andi matima atandukanye abaririmbyi ku biti byamwe bazaba hari aba solo singers bazaba hari aba artists so muzaze rwose dufatikanye kuramya Imana byimbitse bigeze kure cyane. reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana yariciye mu ijuru iravuga ati reka turimo umuntu tumurebe mu ishusho yacu. Ariko se mu by'ukuri aho kuyongeramo umuntu abantu tuze no kwiteza ibibazo dore ko yamaze no kuturema tugacumura tukigomeka tukabyigomeke ku bijyanye n'iremwa ry'umuntu. Mu by'ukuri Imana yari ifite iyihe gahunda mu by'ukuri mbere ya byose? urakoze cyane. Mbere ya byose Imana ijya kurema umuntu, imwe mu migisha umuntu afite, umugisha w'imfura mu yindi migisha yose umuntu yobona, umugisha w'imfura umuntu yiratana n'ishimwe rinini umuntu agomba kugira, ni ryo kumenya ko yari ubukene bw'Imana. Kuvuga ngo ishimwe rinini nje ngendana, numva n'undi muntu uwo ari we wese yogendana, ni ukugira ishusho y'Imana, ni ukuremwa, akaremwa nyuma y'ibindi byaremwe byose, ariko akaba ari uza afite ishusho y'Imana. Mu yandi magambo, isi ntiyari ifite yari incomplete, ntiyari yuzuye umuntu atarayizamo, kuko umuntu nico kiremwa caremwe nyuma y'ibindi bintu byose byaremwe. Kandi usomye igitabo cy'Itangiriro, Bibiliya ivuga ko Imana yararemaga umunsi wa mbere, ikarema, yamara kurema Bibiliya ikavuga ngo ikitegereza icyo yaremye, ikavuga ngo ikindemye ni cyiza. Ikarema umunsi wa kabiri, igasubira ikarema, yarangiza kurema Bibiliya ikavuga kandi ngo yitegereza icyo yaremye umunsi wa kabiri, ikavuga ngo iki nacyo ni cyiza. Igira iminsi yose ibanziriza umunsi wo kuremwa k'umuntu, ihaye irema ibintu kandi byose byiza. Imaze kurema ibintu byiza, iravuga ati naremye ibintu byiza byose, ariko hari ikintu kigikenye kuri iyi si. Iyi si ntirazaho ikiremwa gifite ishusho nk'iyanjye. Imana iricara iravuga ngo iyi si kugira ngo ibe nziza, n'ibi bintu naremye kugira ngo bibe byiza, bizabeho neza, bikeneye umuntu ufite ishusho nk'iyanjye, kamuheza ububasha nk'ubwanjye, kugira ngo ategeke ibi bintu byose byiza naremye bibashe kubaho nk'uko mbishaka. Ni ukuvuga ngo Imana n'Umwana n'Umwuka Wera biricara, biravuga ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu, ahabwe ububasha bwo gutwara isi. Ni ukuvuga ngo isi yari incomplete, nubwo yari irimo ibintu Imana yari yararemye kandi byiza, ariko yari incomplete umuntu atarayizamo. Ni ukuvuga ngo ibyo Imana yaremye byiza byagize ishusho nyayo. Imana imaze kurema umuntu ufite ishusho yayo, ahabwa gutegeka ibyo Imana yari yararemye byose. Ni ukuvuga ngo ishimwe rinini umuntu agomba kugira ni iryo kuba yararemwe afite ishusho y'Imana, kandi akaremwa Imana yabitekereje, ikavuga ngo ndeme umuntu ase nanje. Umuntu abaye hatari gutegeka ibyo bintu, abahushije intego yo kuremwa kwe. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere umuntu abayeho adafite imbaraga zo kuganza, zo gutegeka, abahushije intego. Ndakubwira, ndagusobanurira akaroro gatoya, ngoheza akaroro gatoya. Ni ukuvuga ngo inyamaswa zose ziriho ku isi, inyamaswa ziriho ku isi, umuntu aramutse atahuye icyo yaremewe, afite inyamaswa yose buriya muri yo igira uburyo itinya umuntu. Inyamaswa ziri ku isi zose kubera rya jambo, kubera ijya autority Imana yahaye umuntu. Ni ukuvuga ngo inyamaswa ishobora kurya umuntu, ishobora kwica umuntu, ariko ibitewe n'ikintu kimwe kinini, ibitewe no kuba wenda ishaka kwikiza. Ariko mu nyamaswa zose ziriho, muri zo mu nyamaswa habamo gutinya umuntu.
ni ukuvuga ngo inyamaswa ishobora kukwica ihaye ishaka kwikiza. nubwo dutekereza ko ikwica kuko igushoboye cyangwa se ntabwo ikwica kubera ko igushoboye, igutinyutse cyane. ikwica kubera gushaka kwikiza, kuko izi ko nawe utegerezwa kuyica kuko uyirusha imbaraga. noneho ikabikora isa n'iyigwanirira, bikarangira rero ikwishe, ariko y'intumbero nini yayo ari ukwikiza. ni ukuvuga ngo inyamaswa, umuntu rero aramutse awushije intego yo gutegeka, akabaho afite ubwoba, akavuga ngo kiriya kintu ndagitinya, mu yandi magambo aba asa n'uhushije intego nini yo kuganza, yo gutegeka. aho ni mu nzira y'imibereho yica Imana iyo ni ingingo ya mbere. ikindi kintu cya kabiri, mu nyamaswa zose, mu bindi bintu zose byari byararemwe, ni ukuvuga ngo Imana yaritegereje, iravuga ngo nkeneye uyu muntu uzagira ishusho nk'iyanjye, ngomba no kumwubakira ahantu akazaba muri presence yanjye, akazahora asabana nanjye, akazahora aganira nanjye. Imana rero turemera intumbero yo kugira ngo tujye tuyiramya, kuko Imana mu bindi bintu yari yarakoze kwihimbaza no kwiramya n'ibyo itabashaga gukora. So iduha umukoro wo kugira ngo tubeho mu buzima buyiramya bunayihimbaza. So ni ukuvuga ngo hanze hirya yo kuba dufite kuganza, gutegeka, turiho ni nka kurya k'umubyeyi. ni ukuvuga ngo umubyeyi iyo afite umwana, hari icyo bita ni droit y'umwana, n'uburenganzira bw'umwana ku mubyeyi. umwana afite uburenganzira bwo kugaburirwa n'umubyeyi, umwana afite uburenganzira bwo kwigishwa n'umubyeyi, umwana afite n'uburenganzira bwe, ariko kandi ariho na devoir, afite n'inshingano n'ibyo agombwa, n'ibyo umubyeyi amugomba. umwana afite devoir yo kubaha umubyeyi, umwana afite devoir yo gukora icyo umubyeyi amutegetse, yo gukunda umubyeyi. umwana afite devoir yo gutinya umubyeyi, kumwubaha. ni ukuvuga ngo hari uburenganzira bwanje ku mubyeyi, ariko kandi hari na devoir zanje ku mubyeyi. ni ukuvuga ngo rero zimwe muri devoir z'umuntu ku Mana harimo kubaha Imana, harimo kuramya Imana, harimo gukora ibyo Imana igusaba gukora, harimo kuyumvira. ibyo rero ni devoir z'umuntu ku Mana. ariko umuntu nawe kandi akagira ibindi agomba ku Mana. nibyo bimwe rero mu bintu biza bigora abantu, bikanatuma abantu bacika intege kenshi, ni ugutinda cyane ku zo bagomba Imana, bakirengagiza ibyo Imana ibagomba. noneho ukaba uvuga ngo ukavuga ngo njewe birankwiye ko Imana ingirira neza muri ubu buryo. mfite uburenganzira bwo kubaho, mfite uburenganzira bwo kubaho neza, mfite uburenganzira bwo kubaho nshatse, mfite uburenganzira bwo kubona niki. ariko ukirengagiza ko uriho inshingano ziki, Imana irakugomba iki, Imana iragushaka iki, Imana iragushaka aha, Imana igukeneye iki. tugahora tureba gusa iby'Imana, tugahora dushaka ibyo igomba twitegerejeho. ibyo twe dutegereje ku Mana, ariko tukirengagiza icyo ibyo dutegerejeho. nico. ni ukuvuga ngo rero Imana ifite ibyo dutegerejeho, mu byo dutegerejeho biri mu byayiteye kuturema. ni ukuvuga ngo nimba umuntu abyara umwana we, agategereza ko umwana we azamwubahisha, agategereza ko umwana we azamubera ibyirato, agategereza ko umwana we azamubera ikamba yirata, akavuga ngo umwana wanje azanyubahisha, umwana wanje azanyambika ikamba, umwana wanje azangirira gutya, umwana wanje azangirira gutya. bibaye ababyeyi bacu batwitegaho ibyo bintu, how much mo Imana ibitwitegaho. ni ukuvuga ngo rero dufite ibindi bintu byinshi birenze kuba tudatinze gusa ku kuba dufite ishusho y'Imana. buriya nta kintu kibi kibaho nko kwitwa umwana wa so ariko ntuse na so. kumva ababyeyi baravuze ngo uriya mwana ntasa na se, uriya mwana ni uwa naka,
uriya mwana ni uwa Olivier kweli ya mico yavuye iya mico yavuye ko tuzi se tuzi yakomoka iwe iziriya ngeso yazikuye. Ico rero niko gahinda kanini ku muvyeyi ni ukwitwa umwana ni ukuba uwawe ariko ntase nawe. Ni ukuvuga ngo rero ibyo nabyo rero ni ukuba turabi Imana ariko ntiduse n'Imana kandi byitwa ko twaremwe mu shusho yayo. Ibyo rero naho tuba twahushije intego y'Imana yaturemeye kinini. Ni ukuvuga ngo abantu Imana y'umurimo wayo yarawukoze yaraturemye idushyira ku isi. Unabivuze neza. Iduha izo nshingano idushinze gutwara, iduhaye inshingano zo kwiramya, kwihimbaza n'ibindi dutegerejeho. Ese mu gihe bamwe muri twebwe batarasobanukirwa izo nshingano bigenda bite? Okay, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere bagomba kumenya, unatubwire n'icyafasha mu gihe nk'icyo ngicyo. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere abantu bagomba kumenya ko mbere y'uko mb'ubukene data yari afite, nari ubukene bw'Imana. Mbere y'uko nza ndi igisubizo cya mama umbyara, ngo kwa data impundu zivuge ngo yabonye umwana, nawe yishime ko abonye umwana, nze ndi igisubizo c'umuryango, naje ndi igisubizo c'Imana. Mbere y'uko mbaho ku isi naje ndi igisubizo c'Imana kije gukemura ibibazo bingana n'inshingano mfite kuri none. Kuko njewe nduwa papa, nduwa communauté mbayemo, nduwa abaturanyi aho ntuye. Ni ukuvuga ngo ndi n'uw'isi kuko ndi muri yo, ndi n'uw'igihugu kuko ngitangamo umusanzu. Ni ukuvuga ngo bibaye data ankeneyemo umusanzu runaka, bibaye communauté inkeneyemo umusanzu runaka, bibaye leta y'igihugu inkeneyemo umusanzu runaka, Imana inkeneyemo umusanzu ungana iki kandi ariyo yandemye. Bibaye data avuga ngo Olivier agomba gukora ibingibi nk'inshingano kubera ko namubyaye, Imana y'inkeneyemo umusaruro ungana ute ko ariyo yandemye. Ni ukuvuga ngo aho hantu hose umuntu agomba kwiyumvisa ko nimba leta igukeneyemo umusoro, itarakubyaye, itarakureze, ariko ikaba igukeneyemo umusanzu, nimba communauté igukeneyemo umusanzu kubera ko wayisanzemo utaragize uruhare rwo kwivukamo, igukeneyemo umusanzu wo kuba gusa warayisanzemo kandi nta mahitamo wabigizemo, leta ikavuga ngo tugukeneyemo contribution runaka kubera ko communauté ikavuga ngo tugukeneyemo umusanzu runaka kubera ko watuvutse, kubera ko uwacu wavutse muri twe. Bibaye communauté igukeneyeho umusanzu gusa wo kubera ko wabisanzemo, tiwahisemo ngo ube uriwe muri communauté uvukamo, ariko kubera ko wayisanzemo ukaba uriho itegeko n'inshingano zivuga ngo ugomba kugira uruhare muri ya societe utuyemo. Kandi iyo ngiyo gusa nta handi hantu huriye nayo, ni ukuba gusa warayisanzemo utaranabisemo. Utekereza ko Imana igukeneyemo umusaruro ungana gute iyo yarakuremye? Ni ukuvuga ngo iyi si yari ifite ubukene bwanje mbere y'uko nje nyizamo, naje ndi ubukene isi yari ifite. Nza rero nje kuzuza, nje gukora ibingana n'ibi nkora ku mpamvu zo kugira ngo nuzuze icyo Imana yari yarashatse ko kibera ku isi gikozwe nanje. Ni ukuvuga ngo rero Imana inyitezemo umusaruro urenze uw'abandi bantu bose banyitezemo kubera ko yarandemye. Ni ukuvuga ngo Imana iri hejuru y'abandi bantu bose bafite icyo bankeneyeho. Abandi ni ukuvuga ngo Imana iyo imfiteho imbaraga zirenze iz'abandi bantu bose, zirenze andi macano yose nshobora gukoreramo. Imana inkeneyemo gusumbya abo bandi bose kubera ko yarandemye. Ni ukuvuga ngo ndi uwayo
kuva mbere y'uko nza mu nda ya mama nari uwayo. Rero ngeze hano ku isi nkirengagiza ko Imana inkeneyemo umusanzu, inkeneyemo umusaruro ungana n'impamvu yatumye indema, ngahugira mu bintu bitoya ngakorera muri aya macano yandi, mba nirengagije ikintu kinini kirimo guhusha intego y'icyatumye Imana inyohereza ino. Kuko mbere y'uko nuzuza inshingano z'umuryango wambyaye nkomokamo, hari izundi ngomba kubanza kuzuza, hari izundi ngomba kubanza kuzuza. Rero rimwe mu isengesho abantu bagomba kujya basenga, nsubiza kiriya kibazo babajije, bagomba kuza basenga n'ibibazo umuntu agomba kwibaza, agomba kuzayibaza: ndi hano kubera iki? Ndi ku isi kubera iki? Ese ninyivamo nzajya he? Ibibazo bibiri umuntu agomba kwibaza bigatuma amenya ko ari uw'Imana byuzuye. Nibi ikibazo cya mbere umuntu agomba kwibaza kugira ngo yumve ko ari uw'Imana byuzuye, nuko umuntu azaza ku isi nta mahitamo abifitemo, ariko akanga akaza akayibaho. Ikindi cya kabiri, ntafite amahitamo yo kubihakana, amahitamo yo kubihakana. Ikindi cya kabiri gitangaje, yes, nuko azayivamo yaragishaka kuyituramo, ariko Imana yabishaka akayivamo, yarayikunze yaragishaka kuyibamo, ariko igihe cyagera akayivamo stila atarayihararuka, ariko bikanga akayivamo. Nabwo nta mahitamo. Bikumvishe ko rero hari izindi mbaraga zakuzanye ku isi utabigizemo ubushake, hari n'izindi mbaraga zizagukuramo ugishaka kuyibaho. Izo mbaraga rero ni iz'Imana. Uwo muntu wagusunikiye ino akaba anafite n'imbaraga zo wagusunikiye ino utabihisemo utanabishaka, kuko igihe twese twavuze twaturira. Ni ukuvuga ngo umuntu wakurushije imbaraga akagusunika akakuzana hano utabishakaga, akaba anafite n'imbaraga zo kuzogukura hano utabishaka. Uwo muntu icyo agushakaho, uwo ushaka wogikora, kubera ko nta yandi mahitamo ufite, uruwe zuzuye. Amen. Ni ukuvuga ngo data we na mama babaye inzira Imana yashatse ko ncamo. Ni ukuvuga ngo data nzova hano agikeneye ko mbana nawe, umusigi asigara arira kubera ko yantakaje. Ni ukuvuga ngo rero Imana niyo iri hejuru y'ibindi bintu byose, niyo iri hejuru yanje. Ni ukuvuga ngo ndi uwayo byuzuye. Amen. Ngomba gukora icyo ishaka, naba mbishaka no mugenje ntabishaka. Nico. Ni ukuvuga ngo niko kuba uw'Imana. Ni ukuvuga ngo ngomba gukorera Imana mbishaka ntanabishaka, kayikorera kubera ko ndi uwayo. Yes. Imwe rero mu mucifuza umuntu wese agomba gusengera, agomba gusenga akabaza Imana akayibwira ngo Mana, niko ushaka ko nkora, niko ushaka ko nkora, urashaka ko nkora iki? Ibi ndimo nibyo ushaka ko nkora? Ibi ndimo nkora nibyo bikunejeje? Hari igihe rero dukora ibintu bikanezeza twebwe, rimwe na rimwe tukaba two kwibesha ngo binejeje Imana. Umugisha rero ukomeye mwiza ni uwo gukora icyo Imana ishaka, ukakiyoboka, ukakimenya, ukamenya icyatumye Imana ikuzana ino, akaba ari cyo ukoreramo. Iyo rero wawushije intego, hari n'igihe ushobora gukora ikintu cyiza ukibwira ngo kurakora neza, ariko warawushije intego. Warawushije intego. Ni ukuvuga ngo isengesho rinini umuntu wese agomba gusenga ni ukubwira Imana ngo Mana, niki cyaguteye kunzana ino, niko ushaka ko nkora. Uzutse mu gitondo ugasenga ukabaza Imana, Mana. Kandi Imana nayo rero ni umubyeyi mwiza wumva kandi usubiza, izagusubiza icyaguteye kukuzana ino. Kuko nubwo byoshika umuntu nawe ubwiwe akavuka mu buryo atatekerezaga ko agomba kuvuka, bishobora kuba impanuka ku babyeyi be kubyara umwana, wenda umwana akavukira igihe ababyeyi batashakaga ko avukiraho. Yego. Ariko ku Mana iyo nico giba yarashatse kwivukiraho. Yes.
bigashika umwana akavuka muri kondisiyo izo bita ko zitari nyazo, izo nizo abantu bazita ko zitari nyazo, ariko ku Mana niyo nzira wa mwana yagombaga gucamo. twirangije ko yes, ibintu byose nyine ari za cano. ni ukuvuga ngo Imana byoshika umuntu akaba yaravutse mu mpanuka y'ababyeyi be, ariko yavutse kuri the right time y'Imana. Rero uwo muntu wavutse gutyo agomba kubaza Imana akayibaza ngo Mana, what do you want me to do? Urashaka ko nkora iki? Ngira igisengesho rikuru umuntu wese wakijwe agomba gusenga. Kuko dufite ikibazo mu matorero cyane cyane niho byiganje, ni ukuvuga ngo ni abantu gushaka gusa n'abandi. Agahita avuga ati mbo ubu ngubu inzira nziza iryoshye cano nziza nje ngomba gukoreramo n'iriya bariya babakoreramo, kuko bariya ko barakora ibintu neza pe. Akaba yohusha intumbero ye akavuga ngo yigane ibyo bariya baba bakora, akaba yotakaza igihe kirekire kinini cyane pe, ahakora icyo atahawe nk'umukoro, kandi akaba yogikora neza, ariko kugikora neza atari yo assignment wahawe, yihaye akazi ubundi uba watsinzwe nubwo babikoze neza, ariko wakoze icyo utahawe nka assignment. So nico ngico naho rero abantu batsindirwa. Umuntu ugasanga karakora ibintu kandi byiza pe, ariko atari byo yahawe gukora, bitari mu byo yahawe gukora. Ugasanga yaje gufasha undi muntu wowe wabihawe kubikora, akamworohereza gukora ibyiwe bikaba biri aho ngaho byabuzundi ubikora. Rero umugisha uhari ni ugusenga Imana ukayibwira ngo Mana, urashaka ko nkora iki? Urashaka ko mbikora ryari, mu kihe gihe? Urashaka ko mbikora gute? Imana yo kubera ko ariyo yaguhamagaye, ari nayo yakuzanye ino, izakwereka uko ubikora, izakwereka igihe nyacyo cyo kubikora, izaguheza abo ubikorera, amen, izaguha imbaraga na requirement zo kubikora. Amen. Kuko turi ababyeyi twe, sinobwira umwana wanjye ngo naje kwiga ngo umwohereze ntamuhaye ibyo azokenera. Ni ukuvuga ngo Imana iguhamo requirements zose uzakenera mu gukora icyo yakuremeye gukora. Imana ntizakohereza gusa ngo nimara ikubwire ngo ugende uje kwishakira requirements. Gusa impamvu abantu bavunwa no kubona requirements nuko usanga baba bakora ikitari intego. None se nguciye mu ijambo, kuri iryo jambo warugezeho, uravuze uti Imana iguhamagara igikorwa runaka, iguha n'izo requirements. Hari nk'abantu twagiye tubana, ukabona abakozi b'Imana, ukabona bari muri position yabo barayikora neza pe, barahagurutse, ariko ugasanga uri kuvuga ngo hakwereka Imana uriya muntu koko yamugize kuriya, kwereka uriya muntu, ugasanga ntafite n'ubushobozi bwo kwishyura inzu abamo, no kurya umunsi umwe biragoye. Ntekereza ko ufata urugendo ukajya kuvuga ubutumwa, ukajya kwigisha abantu usize mu rugo bimeze gutyo, ntabwo ari byiza. Kuki uwo muntu Imana reka agakora umurimo w'Imana bimeze bityo? Hari igihe rimwe na rimwe tubyitiranya n'ibifatika, umuntu akaba yobona n'amafaranga yakuye mu kazi ke, akaba yokesha amafaranga yabonye yoyakesha akazi akora, ariko hejuru y'ibyo bintu byose umugisha Imana iba yatanze urenze kuba ibifatika. Kuko nimba umuntu akora akabona amafaranga, ariya mafaranga mbere y'uko ayakesha kampani cyangwa se ofisi yayamuhaye, agomba kuyakesha Imana yamuhaye imbaraga zo kuyakora, agomba kuyakesha Imana yamuhaye ubwenge bwo kubikora. Ni ukuvuga ngo package Imana iduha ubwenge, kandi Bibiliya ikavuga ngo nimba hari n'ubukenya busaba Imana ibutanga itabwimanye. Imana ikaduha imbaraga, Imana ikaduha ubushobozi. Ni ukuvuga ngo iyo Imana iduhaye ibyo bintu, iyo aba ari package Imana iduhaye izobyara n'ibi bindi twita ibifatika. Rimwe na rimwe umuntu akaba yorangarana ubwenge Imana yamuhaye,
akaba yobukenana mu gihe abandi ubwenge aribwo bavomamo amafaranga. ntawe ushobora gukoresha ubwenge neza kandi ubwo butunzi tuvuga ntabugereho. Ibyo birashika kuba ukoresha ubwenge neza nabyo ni igihe biva mu gihe. muri iyi gihe kigira imbaraga hejuru y'ibindi bintu byose. ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri mu gihe umugisha wawe utarawugeramo ukiri kure yawo ariko iherezo uzawugeramo. ushobora kuba ukiri muri icyo gihe cyo gutegereza. muri icyo gihe wohasonzera wokora ku bintu byose ukaza ubona icyo ufashe kikanyerera ntibikunde, washaka wakumangana ukabona ntihakinguka, ukaba ufite bwa bwenge, ukaba ufite bwa bumenyi, ukaba ufite ya kompetansi, ariko igihe cyawe kitaragera. ibyo bibaho, igihe kiba kitaragera. ariko the right time igeze, ubwenge bwawe Imana yaguhaye n'imbaraga Imana yaguhaye n'igihe Imana yaguhaye, ibyo bitanga umusaruro waba uw'ibifatika waba uwo mu muhamagaro. ni ukuvuga ngo umusaruro wose, ni ukuvuga ngo equipment zose Imana iheza umuntu yazanye ku isi bikeneye gukoresha, ntizimuha amafaranga, izimuha ubwenge, ikamuha imbaraga bwo kuyashaka, ikamuha imbaraga, yarangiza ikamuha n'igihe. ibyo bintu uko ari bitatu, iziguha ubwenge n'imbaraga n'igihe, iyo imaze kuguha ibyo bintu uko ari bitatu, ibiguhaye uwo ni umutahe ukugeza ku bifatika, byaba amafaranga, byaba ibigaragarira amaso byose, bibyagwa n'ibyo bintu uko ari bitatu, bibyagwa n'ubwenge n'imbaraga n'igihe. kandi ibyo bintu twese abantu bari hano ku isi turabinganya. kuvuga ngo iyo ufite ubwenge uba uriho umukoro wo gufata bwa bwenge ukabuzazamo ubumenyi, ukaba ugenda ukiga ukamenya. iyo ufite imbaraga wozibyazamo umusaruro ugakora. iyo ufite igihe wokorera muri intervale y'igihe ukagera ku musaruro ushaka. byinshi. ni ukuvuga ngo rero icica abantu rero ni ukumva ko bahamagawe, Imana ikeneye kubakoresha, ariko bagasubira bagakenera ngo Imana na providing ibigaragara by'amafaranga ibyo batakoze. niyo mpamvu Paul yabwiraga amatorero yandikiraga, yigeze abwira itorero ry'i Korinto, arababwira ngo mwebwe ubwanyu muzi kugiye naje iwanyu natungwaga n'ayanje maboko, nirinze kubaremerera. muzi ko natungwaga no kuboha amahema kwanje, nirinze kubaremerera. rero zimwe mu mbogamizi abahamagawe dukunda guhura nazo cyane cyane nk'abavuga butumwa, ni uku expectinga ko kubwiriza ugomba kugutunga kukagwa n'amafaranga, cyangwa bajya kubwiriza Imana igasigara ihaha mu rugo. noneho tukirengagiza ikinini gikomeye, rimwe na rimwe twanagenda tutanabona ya maturo, tugasa nkaho ntacyo twakoze. kuko umusaruro w'ivugabutumwa si amafaranga, umusaruro w'ivugabutumwa ni imitima. noneho wagenda wewe wasize ubukene mu rugo, wasize wagaruka utazanye ya mafaranga akemura bwa bukene wari ufite, ukumva ntabwo ivugabutumwa ryageze ku musaruro, kandi hari imitima y'abantu myinshi yakize. mu yandi magambo, ubushake wowe wakoreye ku bushake bwawe, ubushake bw'Imana bwari imitima, naho bwawe bwari amafaranga yishura amadeni wasize mu rugo. muri ico gihe rero ushobora kuvunika kubera ko wakoze kitari umuhamagaro. icari umuhamagaro yari ya mitima. iyo uja kunyugwa nuko ya mitima yagarutse yakize, niwo wari umusaruro munini w'ubushake bw'Imana. ariko kubera ko wowe intention yawe ntiyari ya mitima, intention yawe yari uko ibibazo bikemuka mu rugo, amadeni akishuka. yego. so muri ico gihe wowe urumva uri kuranyuranya n'Imana. Imana kiravuga ati umuntu wanje namukoresheje, imitima y'abantu yagarutse, ariko wowe uraremerewe mu mutima, Imana yantumye
none ndagarutse ngarukanya amadeni kandi naragiye gukorera Imana naho tuba tuvunikira. yego ariko iyo ukeneye kutavunika ukorera mu cyo Imana ishaka, kuko umugisha w'umuntu uba mu cyo Imana imuhamagariyeho. naho rero urakoze cyane, uvuze ibintu by'ingenzi cyane kandi numva abantu tudakunze kwitaho ariko twakabaye tuzirikana cyane. none wenda tugana no ku musozo, ndabona igihe twari dufite gisa n'ikidusize. abamaze no kumenya intego yo kubaho kwacu, niwe buryo bwiza wagaragaza bwa abantu bashobora gukoramo cyangwa se gukoresha butuma baba successful muri kwa gukora za ntego z'Imana mu mibereho yabo. icambere bagomba kumva ko gukorera Imana atari ubwitange, ari inshingano. ngice ikintu kishe abakristo benshi, nukumva ko igikorwa bakoreye Imana ari ubwitange. rimwe na rimwe bakunda no kubikoresha mu matorero, kumva ngo tugeze mu mwanya ngo wo kwitanga, ngo tugiye kubaka itorero ry'Imana, tugiye gukorera Imana, bakabyita ubwitange. ntabwo ari ubwitange, kuko igikorwa umwana akoze mu muryango ntabwo byitwa ubwitange. in fact ni inshingano kubikora. kudakora rero ibyo wagombaga gukora uzitiriye ko ari ubwitange, tuvunwa rero niki? tuvunwa no kumva ko ibyo tugiye gukora ni ubwitange. rimwe na rimwe ukumva ko kutabikora ari uburenganzira bwawe gukora ubwitange. ko ari ubwitange, ukavuga ati n'ubundi bwari ubwitange, sinagombaga kubikora. warangiza rero ukumva nyine ufite amahoro uradamaraye kubera ko utabikoze, n'ubundi ntiwagombaga kubikora. siko biri. ntabwo dukorera Imana nk'abitanga, dukorera Imana nk'abariho itegeko ryo gukora. umuntu aramutse rero yirengagije gukora inshingano, wa muntu ntagomba gusa nkaho afite ingingo imurengera. ni ukuvuga ngo turiho umukoro wo gukorera Imana, ni devoir, ntabwo ari ubwitange. ni inshingano zacu kubikora. rero kutabikora si uguhemukira Imana cyane, ni ukwihemukira cyane, kubera ko umugisha w'Imana uri mu by'Imana ishaka ko dukora. iby'Imana iduhamagariye ni iby'Imana izitangiramo umugisha. ni ukuvuga ngo rero ikintu kimwe nubwira abantu bose bari ino, ni ukubabwira ko turi no kugira ngo dukorere Imana. niyo ntego nini, kandi tukabikora atari ukuvuga ngo ko turitanga. iyo bikiri ubwitange buravuna. yego ariko iyo byamaze kuba inshingano ntabwo bivuna. ntabwo bivuna. kubwira umuntu ngo nakorere urugo rutari urwe biramuvuna cyane. yego ariko kubwira umuntu ngo nakorere urugo rwe, aza akora yishimye, afite umunezero n'amahoro, akaza yumva nubwo ari mu ruhombo, ariko akamenya ko inshingano zo mu rugo zakozwe, aba afite amahoro yuzuye umutima. murakoze cyane. tugana ku musozo, ese kutamenya kudakora izo nshingano z'ikiremwa muntu ku Mana bifite aho bihurira n'ibibazo dukunze kuganiraho kenshi, kwisanga abantu muri kwa kwiheba, muri bwa bwihebe, muri kwa gucika intege, muri kwa kuri ibyiringiro byo kubaho. wabitubwiraho wenda mu ncamake tuza no kugana ku musozo. ifite aho bihurira. kubera iki? impamvu ya mbere ifite aho bihurira ni ukubera ko iyo wahushije intego y'ubuzima ubaho wiganyira. ni ukuvuga ngo ariko iyo uri mu ntego, iyo uri mu cyerekezo nyacu, iyo uri aho ugomba kuba uri, iyo uri aho Imana igushaka, ikintu cya mbere Imana uba uri mu mugisha, kuko twavuze ko umugisha w'Imana iwubika aho idushaka, iwubika mu cyo iduhamagariye gukora. rero iyo wawushije intego yawe ukaja ahantu ugahusha intego nyayo,
ni ukuvuga ngo buri hirya y'umugisha buri hanze y'umugisha. Iyo rero ugeze hanze y'umugisha wahushije inzira uba uri muri bwihebe, uba uri mu isayo yo kubura ibyiringiro, ubona abandi bahirwa, ubona abandi baba baseka, rimwe na rimwe ukibaza ese kubera iki bari abo twiganye nabo ariko bakora ibintu nkabona ko birakunda, wayimi kubera iki njyewe. Ni ukuvuga ngo iyo bitabaye ari igihe cy'Imana, iyo bitabaye ari ibihe bigera ku bantu bose, bikaba ari ukubera ko wahushije intego, ico gihorana agahinda, buri mu gahinda pe. Iyo atari ibihe by'Imana, kuko turi mu isi rimwe na rimwe tugerwaho n'ibihe bisharira, ibyo bigomba kutubaho, bigomba no kuba no muri abo bantu bari mu ntego nyabe pe. Biba no ku bantu bakorera Imana, ibihe bisharira, ibihe byo kurira, bya bihe byo gusa naho abantu bacitse intege. Ariko iyo uri muri ibyo bihe style ariko uri mu ntego y'Imana gushakaho, Imana ibana nawe, Imana iragukomeza muri ibyo bihe, iraza ikakubera ibyiringiro, ikwambika imbaraga, iragukomeza muri ibyo bihe. Ariko rero iyo wahushije intego, hari n'igihe no kumenya ko Imana ibaho bikugora, ukaba mu gikombe cy'ishidikanyamana, ukaba mu gikombe kivuga ngo iyi Imana ibaho. Ariko iyo ukiri mu cyerekezo cy'Imana, ni cya gihe ubura bijya twavuze bifatika bya mafaranga, ariko still ukumva umutima ufite amahoro, ukumva uratekanye, ukavuga ati n'ubutaha ariko buzarangira, ugahora wizeye ko igitondo kimwe Imana izakugeraho. Ariko iyo rero wahushije intego, ibikubwira ko Imana ihari, ibikubwira ko Imana igukunda, ibikubwira ko Imana izagutabara, ibikubwira ko Imana izakugeraho, urabibura. Ayo majwi ntuyumva. Akenshi wumva amajwi avuga ngo reka niyahure, nanone nzopfa, nanone uwopfa mbere y'igihe. Bene ayo majwi akubwira kwica niyakuza imbere. Ariko uri mu ntego y'Imana, no muri ibyo bihe by'ubutayu, uba style wumva ryajwi ry'Imana rikubwira ngo humura, yego uzaca, yego. uba kiri mu cerekezo c'Imana, ukavuga ati ndaye nshonje, ariko ejo Imana izangaburira. Wumva amajwi y'Imana, Imana ikakongorera, kumva uravuze tahari kurira bworarira umuntu, ariko bwaca impundu zikavuga. Waganira n'umuntu akakubwira ijambo kumva urakomeye. Ariko iyo wamaze guhusha intego, uhunga abantu, uhunga n'abantu, ukaba mu isi ya wenyine, kwigunga kukaba kwije. Muri ico gerero ukaba mu isi yo gutakaza ibyiringiro. Ico gihe ubaho nta byiringiro by'ejo, utazi ngo ejo hazobasa gute, utazi ngo hazobameze gute. Naho rero urakoze cyane, katugushimire. Ndabizi ubu ufite ibintu byinshi cyane twakakubajije, byinshi cyane numva kandi iri kubivuga ntabwo turambirwa, ariko kubera ikibazo cy'umwanya no kwanga wenda ko video iza kuba ndende, wenda badukurikiye ntabashe kuyikurikirana yose, turaba dusubikiye hano mu twihanganire. So rero reka tugushimire cyane ku mwanya watanze, nawe kuri iki kiganiro. Turavuze ngo Imana iguhe umugisha mwinshi ku bwitange bwawe. Ibiri nivuga butumwa, umukozi w'Imana nk'uyu nguyu yatanze umwanya we, agatanga imbaraga ze kugira ngo ambwire, akubwire, adusangize ibi. So mureke dufatikanye rero, dukomeze tuvuge ubutumwa bwiza, tubwamamaze, tubugeze kure, n'abataramenya aya makuru babashe kuyamenya. Ibi ngibi ni by'Imana idukeneyeho, inkeneyeho kumva, n'abakozi b'Imana yagize cyane yo kugezamo ubutumwa, nabo bafite inshingano zo kuvuga ibi bari kuvuga. Murakoze rero, naho ubutaha iwacu nakagaruka mu bandi amahoro y'Imana.